Reka tubifurize umwaka mushya muhire wa 2024. Uyu munsi ni bonane. Uyu munsi kuri bonane rero Gubwa Neza TV yabatiye kubategurira amafunguro. Hano hari divayi turaza kwifashisha mu rwego rwo gukora isopo cyangwa se isosi y'umunsi mukuru. Hano hari amavuta, turahera ku birungo, amavuta ya buto nkuko bamwe bayita, turaza gukoresha. Hano hari nibyo bita mayiri cyangwa se amavuta akomoka ku mata cyangwa se ibyo bita nyine butter. Yaro na amavuta turifashisha mu gukaranga inyama yacu. Hano hari seleri. Iyi ni seleri, ni iteke rya seleri, turaza kuryifashisha naryo mu gukaranga. Hano hari igitunguru cya poiro, hano hari igitunguru cya onion, hano hari nyene seleri, agapande ka seleri. Hano hari amashu y'ubwoko buto yari abita shufureri yo zimaze gukura. Ibi rero ni ibirungo. Hano hakaba inyama yacu y'urubavu. Iyi nyama ikomoka hano ku rubavu. Ku munsi mukuru rero ni byiza ko abantu barya inyama nk'iyi ngiyi y'urubavu rw'inka rwose, akamasa. Iyi ni inyama y'akamasa cyangwa se inyama y'ikimasa ariko kitarengeje byibura umwaka n'igice. Inyama nziza yo ku munsi mukuru wa bonane igomba kuba ari inyama imeze neza. Rero nkuko mubibona aha ngaha, ubu ngubu tugiye kubategurira ifunguro rya bonane. Nababwiye ko kuri Gubwa Neza TV tuzajya tubagezaho amasomo atandukanye. Reka rero mu by'ukuri mbashimire, ndizera neza kuko turagira ibihe byiza. Murakoze cyane, turakomeza murebe, mukomeze muhange amaso murebe. Inyama yacu rero turayifata hano gutya, tukabanza tukayireba neza ukuntu imeze, tukayikuraho ibintu byose bitameze neza, tubanza tukabikuraho kugira ngo tuze kubona uko tuyitunganya neza. Uramenye inyama y'umunsi mukuru igomba kuba ari nta mutsi uyiriho. Inyama yacu rero murabona urubavu rugira n'ikintu bita imikaya y'urubavu. Ni rero tugenda tuyikuraho gutya. Twita gusukura inyama. Ibi tubyita gusukura inyama. So rero murabona kuko nyene ubu ngubu inyama yacu tuba tumaze kuyisukura, tumaze kuyitandukanya n'ikintu cyose cy'imitsi. Murabibona kuko imeze neza. Murabona ibi rero twita imitsi nabyo biraza kudufasha mu gukora isupu. Murabona inyama yacu kuko tuyigize neza. Reka tukomeze tubifuriza ariko umwaka mushya muhira wa 2024. Rwose uyu mwaka tutangiye turya neza, twiga neza. Abakunzi ba Gubwa Neza TV, uyu mwaka wa 2024 turashaka kuwinjiranamo. Noneho rero inyama yacu tumaze kwigira gutya, turareba ngo mbese iyi nyama iki ni ikiro, ni robo. Ikiro ni robo cyangwa se kiro n'amagarama 250. Turibaza ngo turayikatamo ibice bingahe. Bro tugiye kuyikatamo ibice, sigaye tubona ukuntu tuza kuyishyiramo ibirungo ikasemo ibice. Kuko imeze gutya byagorana kuyikatamo ibice, ariko biba byiza imeze gutya rero inyama yacu imeze gutya. Ubwo ikintu cya mbere dukora ni ukuyikatamo ibice. Tuyikatamo gutya, twongera tuze gukatamo gutya, kugira ngo nibyo bintu nibwo buryo bwiza bwaza kudufasha kugira ngo hako. Urabona nka hano kangaka nako kagomba kuvaho kubera kuko kari kugaragaza amavuta. Ubu nubwo buryo buryoshya umufu w'inyama nyene y'umunsi mukuru. Ibihenze ariko nyene iyo ku munsi mukuru urumva ntago twakisondeka. Bakunzi rero ba televiziyo yacu, ngira ngo murabona kuko inyama yacu turimo turayirangije kuyitunganya. Kizavuga ko inyama yawe wayitunganije neza, urabibona ahangaha uharekera gutya kuko ubu nubwo buryohe buzana
bituma inyama iza kumera neza, ariko hano imbere hakaba hageze gute, hakaba hakeye. Icyo dukora twavuze ko tugiye kuyikatamo, ubwo ngubwo iyi nyama yacu ikintu tugiye kuyikorera kugira ngo ize kuba imeze neza, tugiye kubanza kureba ngo mbese turayikatamo ibice bingahe, ko inyama nabwo kuyikatamo nabwo biba bisaba kugira ngo tube tuzi neza uburyo turayikatamo kugira ngo ize kutugeraho imeze neza. Murabona rero inyama kuko turi kuyikatamo neza kugira ngo tuze kuyitunganya neza imeze neza. Tumaze kuyigira gutya rero inyama yacu hano twongera tugakatamo, kuko tugomba kwirinda ko iba nini cyane, tukayikatamo gutya. Iyi ni inyama y'umwaka mushya nyine, murabona kuko ari inyama nziza. Kikubwira inyama nziza ugomba kuba ari inyama idafite ibintu by'amaraso, mbega inyama yamaze kugera ku rwego rwo kuribwa. Ntabwo inyama yo kuribwa igomba kuba ifite ibintu by'amaraso. So ngira ngo murakomeza mukurikire. Inyama yacu rero murabona ko tumaze kuyikatamo nyine imigabane yuko dushaka kuyiteka dukurikije n'abarayirya. Twavuze kuko ari inusu. Murabona iyi ni iroti bikwiriye, iyi ni iroti biri double, iyi ni iroti nayo ibikwiriye, iyi ni iroti bikwiriye. Turangije kugira gutya rero twita ko tureba ibirungo byacu tukayishyiraho. Hano tuba dufite ibirungo bitandukanye tugomba gushyiraho. Niyo mpamvu mbabwira ngo muri guteka ikintu cy'ibirungo ni ikintu cyangombwa. Iki ni ikirungo bita rosemary, cyangwa se ni rosemary iseye. Iki ngiki nicyo bita black pepper, nayo iseye. Iyi ngiyi ni black pepper y'intete. Uyu ni umunyu. Mu birungo byose rero ikirungo kiri master byose ni ikirungo cy'umunyu. Burya umunyu ni ikirungo gikomeye, abantu ntabwo bajya bamenya ko umunyu ari ikirungo. Tubanza tugashyiraho umunyu rero kugira ngo umunyu ubanze ujye mu nyama yacu, noneho ihumeke. Burya umunyu ufasha inyama kubanza guhumeka, ko igihe ugiye guteka inyama nk'iyi y'umunsi udasanzwe, uyu munsi ni umunsi wa bonane, umunsi mukuru udasanzwe. Niyo mpamvu rero ngomba kubereka inyama tugomba kurya ku munsi mukuru uko iba igomba kuba iforomye. Iyo turangije rero gushyiramo iki kirungo cyacu kidasanzwe, hano haba hari, ntabwo ko tubanza duheraho dushyiraho iki kirungo cyacu black pepper, rero tukabanza tukayishyiraho. Iyo turangije rero gushyiraho iyi black pepper, tuzana iki kirungo cyacu nacyo cya timiyani ivanze na rosemary, nayo tukayinyanyagizaho. N'ibirungo rwose bituma inyama ikomeza kugira nyine, kandi ibi ni ibirungo. Iki ngiki nubwo nacyumishije ni ibyanjye nihingira mu murima, ntaho njya kubigura. N'ibirungo umuntu aba agomba kuba afite mu rugo. Natwe nkatwe tugira ibihe by'imbeho, ubwo icyo ukora urabyumisha. Iki ngiki nacyo ubwo ngubwo nta gushyiraho byinshi. Nababwiye ko hano hari ikindi cya black pepper cy'ifu, nacyo ushyiramo gakeya kugira ngo byunganirane byose ibirungo, mbega inyama ize kuba imeze neza. Byose ugenda kandi kuri buri roti ukumva ngo hageze icyo ushyiraho, nta gushyira hamwe ngo ahandi uhime. Gubwa neza TV yateguye umunsi mukuru wa 2024. Umuntu wese rwose kandi umuntu ushobora kuba afite ikibazo cy'imirire kuri uyu munsi, ndagira ngo rwose wandike muri commentaire mbite ko ngohereza umunsi mukuru. Umuntu wese wumva adafite ikibazo cy'umunsi mukuru yandikire muri commentaire, hasigaye mbite ko ngohereza umunsi mukuru. Ya nyama yacu tumaze kwishyiraho ibirungo, bita ko tuba tuyishyize muri firigo, noneho tukawushyira ku isahani nk'iyi ngiyi cyangwa se plateau nk'iyi,
noneho ukaba uyishyize muri firigo kugira ngo ibanze ihumeke. Ntabwo uhita kuyikaranga ako kanya, niwo mwihariko, nicyo nyine abantu mwumva kwiga bimaze, nuko ibintu byose bigendera kuri system. Ubwo ngiye kubanza kuba nshyize muri firigo, noneho turebe n'ibindi birungo, dutangire gutunganya ibindi birungo. Ibindi birungo rero tugiye gutangira nabyo ni iki kirungo cya seleri. Ikirungo cya seleri tugomba kubanza tukagihata. Seleri icyo dukora ni ukubanza tukayihata, nicyo tuyikorera. Seleri turayihata, twamara kuyihata iyo tumaze guhata seleri neza, tumaze kuyiringaniza neza, turayikata neza. Seleri turayikata, ukayikata neza neza. Muranyihanganira kubera ibirungo byinshi abamo no kwitsamura. Ukayikata neza ko seleri ndaza kubereka uburyo bwiza bwo kuyikora. Seleri, kuko seleri iri mu birungo bituma inyama nk'iyi y'umunsi mukuru yongera uburyohe ndetse n'impumuro. Murabona ko rero nyikataguyemo utuntu dutoya seleri. Nubwo ndafata agasahani nkaba ngashyiraho iyi seleri kayo, ko seleri ni ikirungo kisa n'ikiba cyihariye. Iyo ndangije rero seleri nshyiraho n'igitunguru. Naberetse igitunguru nacyo ni ngombwa, nacyo ukagikataguramo uduce tutari tunini cyane ariko tutari na dutoya, kuko iri ni ishuri ryacu nyine ryo guteka, kugira ngo ibiryo umuntu abirye bimeze neza. Ibitunguru rero ubishyira ahangaha, nabyo ntabwo bivangira hamwe kuko byose ntabwo bigira kimwe. Muri ibitunguru byawe iyo urangije ufata ikindi kintu hano, iyi puwaro yacu nayiberetse, ubanza ukakuraho bino byo hejuru. Ibi ntabwo turabikoresha uno munsi, ukagishyira ku ruhande, noneho ugahera hano. Iyi ni puwaro, nayo ni ikirungo cyiza cyane cyongera uburyohe. Urangije rero nayo uyishyira ku ruhande. Noneho rero iyo urangije ibirungo nk'ibi ngibi, utangirana no gutunganya amashu. Hano aya ni amashu shufurere. Ubwo rero shufurere nayo turayitunganya. Noneho mu kuyitunganya ukayitunganyiriza kuri nyishyiramo hano gutya, ukuraho tuno dushishwa two hejuru. Ngira ngo murabibona, ngira ngo muraza kubona mu mwanya ndaba ndangije. Murabona ko aya ni amashu, mu mwanya ndaba nyarangije. Aha rero niho mubona nyine umunsi mukuru ubera mwiza cyane cyane uyu mwaka. Twavuze kuko tuzakora cyane kandi tukongera imibereho myiza muri Gubwa Neza TV. Amasomo aziyongera, n'ibyo kurya bibe byinshi. Aho umwaka rero cyangwa se aho amafunguro abera meza cyane cyane nk'aya ngaya y'umunsi mukuru, turitonda cyane tukayategura na nyine ubunyamwuga. Ibyo kurya buri umuntu nabyo abitegurana umunyamwuga. Abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo ibintu byinshi ni ibinyamwuga, ariko burya inda utayitayeho, inda mubona iyo umuntu atayitayeho ngo ayihereze ibyangombwa biyikwiriye, ibyo waba ukora byose uwo mwuga ntacyo waba umaze. Urabona rero ya mashu yacu ni ubusho butoya, ni amashu nyine speciale y'umunsi mukuru. Ntabwo ari bya bisho bisanzwe mubona binini cyane bya salade. Ni udusho twagenewe kugendana n'inyama y'urubavu rw'ikimasa. Murabona ko rero bimaze kuyakuraho utu tubabi tw'inyuma tutagomba kuribwa, uyafata nka gutya. Urabona ukuntu nayatunganije ko ameze neza. Ibi rero by'inyuma ngira ngo kameramani wanjye ari kuyabereka. Murabona ko aya ameze neza. Ubu rero nubwo ameze neza gutya, ntabwo ndayarangije, ndaje kamera irabwire ngira ngo muri kudukurikira.
nubwo biba bimeze bitya aya mashu yanjye mbanze ntunganye n'icyo nubwo biba bimeze bitya rero aya mashu urayaza tukabanza tukanayoza iyo tumaze kuyoza rero murabibona uko bigenda turayafata tukayasaturamo kabiri ni ukuyafata tukayasaturamo kabiri gutya rwose ntabwo tuyateka uko yakabaye turayasatura noneho rero mu amashu uyarya ameze neza aya mashu yo wayateguye neza ndakubwiye ngo nta kindi kintu warya nk'aya mashu mujya mwita ngo na shufurere kugira ngo ni izina ryaburiwe ikinyarwanda ko no mu kinyarwanda numva bayita shufurere aranahenda kubera kuko ni imboneka rimwe nyine ni nkana aba ari ibintu byo ku munsi mukuru cyangwa se no mu mahoteli ariko no mu rugo umuntu ushaka kurya neza arayagura akarya neza nese n'ubundi ko ibi by'isi byacu turabikora tukazana bisiga ubundi tukura kugira ngo turye ariko tuzanasigire n'abazadukomokaho ariko no kurya ni ibyangombwa ngira ngo abantu benshi bajya bapfira hano kuri Gubwa Neza TV rero dukunda kuvuga kuri platform y'ijambo ry'Imana Tiroho Nziza itura mu mubiri muzima urabona rero nk'aya ngaya mashuko ubu ngubu ndangije urabona amaze gusaturwa ameze gutya niba ameze gutya rero ubu ngubu ikintu ngiye gukurikiraho ibirungo byanjye nabyo murabibona kuko biri hano ikintu ngiye gukurikiraho ni ugucana iziko iyi nani yanjye imbabura ipanu yanjye murabona ko yari itegereje rero ubu ndayitangije mu mwanya muraza kubona ko inyama ndazitangiza mukomeze mukurikire rero rwose ku munsi mukuru rero ni byiza kurya n'umuceri mwiza hari umuceri wacu bagajya bita ngo ni masomati umuceri mwiza muremure nk'uyu nguyu rero uraza kuba umugereka w'inyama yacu y'urubavu rw'ikimasa tugiye gukaranga uyu muceri turabanza nawo ngomba kujya mbigisha nabo kuwuteka arabawuteka nabi ubanza ugafata amazi nk'aya ngaya mu isafuriya nziza yogeje itunganije neza ugashyira ku ziko ubundi umuceri bawuteka iminota 25 umuceri ntabwo ugomba kurenza buri minota 25 rero amazi urabanza ukayafata ukayashyushya murabona ko namaze kuyashyushya yo utekera ku mashini iteka nk'iyi ngiyi mashini iteka cyangwa se cooking machine nkuko bayita mu cyongereza cyangwa se la machine de la cuisine machine de la cuisine uregeye iminota 30 noneho ugashyiraho full gas cyangwa se ugashyiramo umuriro wose noneho amazi yamaze kugaragaza ko yahiye ari kubira nibwo uza gushyiramo wa muceri wacu mukomeze mukurikire uyu nguyu buraba umugereka wa ya nyama yacu ngira ngo mwawubonye turi kumwe ngira ngo na hano nani pano yanjye yamaze gushya ubonye guhita ko nzana ya nyama yanjye ya nyama nayishyize muri firigo murabona ukuntu yamaze kwirega murabona ko yamaze kwirega inyama y'umunsi mukuru murabona ukuntu imeze ubu rero ngiye guhita ko nyishyira ku ipanu yanjye ibanze ihindura ibara mbone gushyiramo n'ibindi birungo byose nateguye bigomba kugendana nayo guhindura ibara rero nabwo ya mavuta atangiye umurimo wayo ipanu yacu tubanza tuyishyireho utuvuta ni dukeya ntago ari menshi noneho simoyo turaza kuyikoresha nayo mu mwanya ariko turabanza dukoreshe aya mavuta mu guhinduza ibara iyi ni butter simo ni mukeri danwa ariko aya mavuta nayo akomoka ku by'inka turaza kugira ushyiramo utuvuta dukeya rero hano mu tugufasha kugira ngo ya nyama yakize guhindura ibara kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza noneho ikintu dukora niki ko tugomba kureba ngo ihindure ibara
turabanza turebe ngo tubishyizeho gutya. noneho rero ikintu dukora tumaze kubikora kuriya, hano hejuru mwabonye ko twigeze dushyiramo umunyu, ngo tuba twubika, naho dushyiraho umunyu hano hejuru, kuko umunyu ugomba kujya ku mpande zombi. twawushyize ku ruhande rumwe rero, ubwo ku mpande zombi ubu ni umwanya wo ku rundi ruhande kugira ngo dushyiremo umunyu nawo wumve ngo uvuyemo. kandi urwo ruhande turangije kuwushyiramo umunyu, dushyiramo na bya birungo byose bindi nk'uko byagiye n'ahandi two ku rundi ruhande na turya neza ku munsi dutangira umunsi mukuru turya neza. tekereza ahangaha rwose muri kubibona neza, ubu ni uburyo bwiza bwo gutangira umunsi mukuru tunarya neza. rero tugenda tureba niba yahinduye ibara. urabona ko yatangiye guhindura ibara, ukayihindura kugira ngo ibara nyine iryo tuba dukeneye ko rihinduka. kubera ko yahinduye ibara tukayihindura. ntabwo icyo dukeneye si uko ishirira, ahubwo icyo dukeneye ni uko ihindura ibara impande zose, kumva ngo yahinduye ibara. murabona ko rero ya nyama yacu yamaze guhindura ibara. tuyikuramo rero hano ku ipanu imaze guhindura ibara. murabona ko yamaze ibimenyetso by'uko rwose yamaze guhindura ibara. rero nta kindi tuyikorera mu kuyikuramo. za nyama zacu zamaze guhindura ibara tuzikuramo, tukaba tuzishyize hano gutya, ko rwose zamaze guhindura ibara mu buryo bwiza. noneho twarangiza tugashyiramo ibirungo. duhera kuri seleri, kongeramo utuvuta hano, noneho hano tugashyiramo ya divayi yacu, nayo ikaba ibonye umwanya kugira ngo murabibona. umuriro tukawugabanya. noneho ya seleri yacu rwose ikabanza ikahabwa nayo umwanya wayo. nayo ikabanza ikamera nk'ihiye.
tugashyiramo ibitunguru nibyo bikurikiraho. Hano kongeramo utuvuta kugira ngo ya mavuta upfa gushyiramo make make ukagushyiramo menshi. Rero iyo turangije kubera ko ntabwo dukeneye za nyama umuntu arya ari kwihaganyura mu mezi. Dukeneye inyama nyine ugomba kurya ukayirya wumva imeze neza. Izi nyama zacu rero kugira ngo tuze kuzirya mu buryo bwiza, turaza kureba none turangije dushyiramo murabona kuko byamaze guhindura ibara, twita ko dushyiramo na puwaro nayo ikajyamo. Puwaro nayo ijyamo ikabanza igahindura ibara. Kongeramo akariro rero kugira ngo bigende neza. Iyo kongeramo akariro rero za nyama zacu nazo murazibona ko ziri ahangaha, turazifata noneho tumaze kongeramo akariro tukazishyiramo hano gutya. Noneho tumaze kuzishyiramo rero turazibye, dushyiramo ya mavuta yacu twabonye, ya mavuta yacu ayo mujya mwita ngo ni bata. Uzarazana ugashyiramo agapande katari kanini cyane ukagira gutya. Ubwo ni ubwo buryohe rero bw'ibyo kurya. Niwumva ngo uburyohe bw'ibiryo, aya mavuta namwe mutuma ibiryo bigira uburyohe. Rero twebwe icyacu dukora ni ukuteka nyine, tugateka ibiryo bifite uburyohe bwose. Mwabibonye rero ko ibirungo byose byamaze kugeramo, murabona ko inyama rero zisa neza. Inyama zirasa neza rwose.
rero ibiryo byacu bimeze neza, tumaze kubigira gutya rero icyo dukora nta kindi, ahangaha turabizana tukabishyira hano, tukabishyira mu ifuru kugira ngo bize kumera neza, bishye neza kabisa, nta kibazo na kimwe bifite. Noneho icyo dukora, hano tuba dufite n'isosi nyine twateguye yo ku munsi mukuru, iyo ngiyo nayo tuba turayiyegereza. turayiyegereza tukabanza tukayisuka hano, iyi niyo turaza gukoresha noneho izi nyama zacu rero icyo tuzikorera, zishyira mu kantu nk'aka, iyo turangije ikintu dukora rero hano, urabona inyama zacu ni kugira ngo bwa buryohe tuvuga buze kuza kugumamo, ugira gutya neza, ukazigira gutya, noneho ugashyira mu mashini yawe hano ishinzwe guteka, noneho ugashyiramo ubushyuhe buhagije, byibura ikamaramo iminota 20. Ya sosi yacu rero nayo murayibona hano ko mu mwanya iraba ibonetse, ugashyiramo n'ibirungo byayo. Umwanya muraza kubibona rero, mukomeze mwitegereze, mu mwanya muraza kubona ko ibintu bimeze neza. So ya masho yacu rero turayafata tukayashyira hano kuri pano, ya masho yacu twita mu mifuka rero ukayashyiraho gusa imaze gushyuha, ntabwo bigombera ngo ube hari amavuta washyizemo, uyashyiramo yonyine gusa akabanza kumuka, niba hari n'akabagiteri kari kihishemo kakabanza kakavaho. Aya mashu rero turayateka mu buryo nayo muri special, iyo turangije rero kuyateka gutya nayo kugira gutya, iyo umaze kubona ko nta mazi akigaragaramo, kurabona tuba twayogeje icyo ukora. Ariko ubwo hagati aho ndimo ndakora n'isupu ndimo ndayijyanirana yo kugira ngo iraza kurishwa uyu muceri na ya nyama yacu twashyizemo hano, nayo turahamya neza kuko
irimo imeze neza. None dushyiramo hano amavuta, aya nayo tuyashyiramo hano gutya, tugashyiramo amavuta rwose atari menshi, noneho tukamera nk'abayakaranga. tugashyiramo umunyu, nababwiye kuko ari ikirungo gikora ahantu hose. Umunyu ni ikirungo kinini cyane, gikora mu biryo byose. Rero tukayashyiramo rero ikirungo cy'umunyu. Iyo turangije rero ya amavuta yacu ya bata nayo tukayashyiramo. Ni amavuta akora mu bintu byose. Aya ni amavuta akora mu bintu byose. Rero turangije nta kindi gukora, amazi make cyane atari menshi, tugashyiramo utuzi gutya, amazi atari menshi, twarangiza tugapfundikira. Arahishwa rwose, kareba ikintu gishobora kuhapfundikira neza. Reba umufuniko ushobora gupfundikira neza, tugapfundikira, asigaye tugatereka gutya. Hariya arihisha. Rero ikintu kiriho za brokoli zacu turazireba ko zahiye, murabona ko zahiye. Icyo tuzikorera rero nta kindi, duhita ko tureba uburyo izi brokoli zacu duhita ko tuzikuramo hariya zari ziri, tugahita ko tuzishyira ku gasahani kabigenewe. Turebe agasahani tuzishyiraho, agasahani rwose abantu bagomba kuziriraho. Aka ngaka rwose karahagije kugira ngo abantu baze kuzirira aho. Urazibona ko zimeze neza. Brokoli zacu rero zimeze gutya, umuceri nawe murabona ko wahiye, asosi yacu nayo turaza tukareba kuko yahiye, nayo tukareba ukuntu twayihisha, nayo mu mwanya iraba ibonetse ihiye. Noneho tuze kureba rero na za nyama zacu twashyize hariya uko bimeze. Iyi ni isahani rero turaruriraho isosi yacu. Mwabibonye, iyi ni turaruriraho isosi yacu. Isosi yacu nayo tukareba kuko imeze neza. Igihe cyose iyo uri guteka ugomba kureba ko ibintu watetse bifite bimeze neza, ukumva ko umunyu urimo, amavuta arimo, ibirungo byose ko birimo. Isosi imeze neza. Ngo icyo dukora ni uguhita ko tuyarura, tuzimya umuriro hano, tukarura isosi yacu, tukahita ko tuyarura.
ngo yabaye nyinshi, ariko uko yaba nyinshi kose ubwo rero byagenze gutya yo twibeshye tukuzuza tugira gutya nyine tukagabanyaho kugira ngo bize kugenda bimeze neza. Ubwo ikindi kintu gihita gikora ni iki, serviette niyo ihita yitabazwa. Ikintu gikora ni iki, ntabwo wahereza abantu ibintu biri ahantu hatameze neza. Hano urahafata ukahahungura neza kuri isahani y'isosi, ugatunganya neza kugira ngo igende isa neza. Urabibona niyo mpamvu mu gikoni tugomba kuba dufite udukoresho dutandukanye kugira ngo ibyo kurya bize kugera ku meza bisa neza. Mubana kuko isosi nayo irahiye, brocoli nazo zahiye. Ubwo turahita ko tubishyira hano gutya. Ubwo icyo tugiye gukora ni iki, tugiye kureba na ya nyama yacu rero hano nayo ubu turahamya neza ko yahiye. Rero dufite ko tuyikura mu ifuru, igihe cyose tubikora twitonze kuko hano haba harimo umuriro mwinshi 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 mwinshi. Ubwo rero tugiye kureba ya nyama yacu yari iri mu ifuru uko byifashe. Ndahamya neza kuko murabona kuko nayo iri kubira. Murebe rwose, murebe irimo irabira. Ubu rero ikigaragaza ko yahiye neza. Rero tuhita ko tureba ya nyama yacu tuyikuremo hano. Duhamagare wa mukobwa ujya wumva ko ibiryo byahiye yegere hano. Wa mukobwa ari hehe? Niba ntawe uhari, ubwo hari umunyeshuri dufite ujya wumva ko ibiryo bimeze neza. Ndahamya neza kuko ari hafi hano. Tumuhamagare aze tumwarurire, abanze atubwire uko byifashe. Turakoresha iyi sahani uno munsi. Icyo turabikora rero, turabanza twarure umuceri. Umuceri turawarura hano gutya kuri iyi sahani, tugire dutya. Nitumara kwarura uyu muceri wacu, dufate n'inyama hano gutya. Inyama murayibona ko yahiye rwose nta kibazo ifite. Inyama murayibona ko yahiye. Noneho tukateho agapande. Murabibona ko inyama yahiye imeze neza, murabyitegereza. Noneho kate hano, kate gutya ko turi guhereza umukobwa wacu twumvira. Tugiye dutya, noneho tuzane n'isosi hano. Hano nabwiye ko hano igihe cyose ni ukwakora witonze kuko haba hashyushye. Noneho tuzane n'isosi hano. Isosi nayo ni ya ngombwa. Isosi turenzeho dushyire no ku nyama. Tugire gutya. Iyo turangije rero kubikora, tuzana na brocoli nayo tukayishyiraho hano gutya gutya. Tugafata na ya nyama nini tukayishyiraho no gutya. No tugafata icyuma tugahereza umunyeshuri rero akaza akatubwira uko yumva bimeze. Umunyeshuri rero niwe utubwira uko biba bimeze, niwe uraza kubasobanurira ababwire uko bimeze.
nanjye rero nka mwarimu cyangwa se ngewe watetse amafunguro y'umunsi mukuru ndabifata nanjye kugira numve uko bimeze bite. Bimeze vuga cyane, bimeze bite? Reba muri kamera ariko abantu bacu bakureba, unababwira ko bakwiye gukora subscribe na like. Bimeze gute? Umwaka mbabwira abantu ati mugire umwaka mushya muhira wa 2024. Happy New Year to 2024. Wish people happy New Year for our channel. So, rero cameraman nawe ntabwo ugomba kuvira mwaho, nawe ukwiye kuva nawe turamuhereza yumve uko ibi biryo bimeze. Urikoreraho rwose, cameraman nawe araza yifatireho yumve uko umwaka wagenze. Naho rero dusoreje, mugire umwaka mushya muhire kandi muryoherwe ibihe byiza.